n'igihugu ukunda oya wibipinga aho kukwangana na katira kawunga cyangwa se nkahunga ufata icunga ndashaka ko twiyunga ninjye n'igihugu ukunda. Yes, amukodire NGD rumuri nizere ko mumeze fresh kandi witeka Imana ikomeje kubana namwe nibisanzwe ndira Gracia Africa tubagezaho amakuru abagiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birumvikana rero ko ibintu bimeze fresh, nizere ko urukundo rukomeje kogera hagati yanjye namwe, ndabakunda sana, nizere ko namwe mu nkunda sana. Niyemeje kubagezaho amakuru abagiye atandukanye rero avugwa mu myidagaduro, muri sport ndetse n'andi makuru abagenda acicikana hirya no hino. Itawari mugomba gukanda kuri subscribe kugira ngo mudushyigikire and then tubagezeho different information about the situation like entertainment and the others. Yes, reka rero mbakire mbayikaze mwitegura kumva ya makuru, ariko mbabwira ko uko umeze kose waba ufite ibibazo, waba umerewe nabi byatanze, jya wizera ko anytime Uwiteka yagufasha bigahinduka, ukongera ukagarura kuka nawe ukamera neza, ukaserebura zanzozi wahoze upanga kugeraho. Ni ibintu bishoboka cyane, ariko just you have to push, you have to be strong in even in different situation kugira ngo uzagere ku bintu ushaka kugeraho. Bari good kwihangana ugasunika cyane kugira ngo uzahigure umuhigo wahize. Yes, rero reka nimanukire n'amakuru ari kuvugwa kuri uyu Bruce Melody ugiye gusubira Buja. Bruce Melody ugiye gusubira i Burundi, igihugu yarutse guhuriramo n'uruva gusenya akafungirwa. Kuri inshuro agiye kwitabira igitaramo yatumiwemo cyo gusoza ijambo rya Pre-Music, ni irushanwa rihuza abanyempano mu muziki w'i Burundi risorezwa Igitega kuri uyu wa 30 Nyakanga 2023. Umwe mu bategurira irushanwa waganiriye n'igihe yagize ati ibyo ni Bruce Melody uzaza gusoza irushanwa ryacu, bimaze igihe byaremejwe nuko bitaratangazwa mu itangazamakuru, ariko niwe twatumiye as you job. Bruce Melody azaba asuye i Burundi mu gihe mu mwaka wa 2022 ubwo aheruka muri iki gihugu yahuriye n'uruva gusenya, atabwa muri yombi na polisi nyuma y'ikirego yari yarezwe n'uwamushinjaga kumwambura ibiceri bye. Byari nyuma y'uko Imanda tumwe mu gitaramo Ibuja ntiyabasha kukitabira, bityo uwari wamutumiye ntibabasha kumvikana kugeza ubwo afashe icyemezo cyo kumurega bimuviramo gufungwa iminsi mikeya. Uyu muririmbyi yarakurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana cyane, aho yishyuzwaga n'uwitwa Tosan Bankuya miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, arimo avance yari yahawe mbere yo kwitabira igitaramo ntageyo, ndetse n'igihombo abari bamutumiye batewe no kutitabira k'uyu musani Bruce Melody. Agitabwa muri yombi yishyuye uwo mwenda, ariko wamwishyuzaga ntiyanyurwa ashaka n'indishyi. Icyakora yaje kurekurwa akomeza ibitaramo bye Ibuja. Uyu nguyu rero ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo zigezweho i Burundi, cyane ko Inzoga ni Baby yakoranye na Double J bafatanyije na Kiriku, n'ubu ikiri guca ibintu hano Ibuja. Abasore rero basahurira muri iki gitaramo, nizere ko bizaba bimeze fresh. Birumvikana Bruce Melody yaherukaga Buja mwaka 2022 ubwo aheruka Ibuja. Bruce Melody yagaragarijwe urukundo nubwo yahuriye n'akaga i Burundi ko gufungwa iminsi itaramaye myinshi. Navuga ko bitari ibintu byadanje kuko yase yishira amafaranga yari arimo uwo musani wundi, noneho ahita kurwa mu buroko. Amwita rero Bruce Melody ndari umuhanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda, kubera ko yagiye akora ama featuring menshi cyane, akora indirimbo n'abantu bagiye batandukanye barimo Bahati, nabigarutseho ko bakora indirimbo yabaye hit byatari muri Kenya, even no mu Rwanda hari abantu bayikunze byadanje. Yakoranye na Double J, Kiriku, Inzoga ni Baby, murayizi cyane Inzoga ni Baby.
ni buryo hari inzoga ni baby jewe icyanzanye ni inzoga ni baby. Yes, birumvikana rero uyu muhanzi ameze fresh. Iyo ndirimbo iracyari hit mu tubari twahariya muri Buja hariya kabisa, usanga bayiceka bayibyinamo ukuntu, akaba agiye kongera kubasusurutsa nanone. Uyu muhanzi ararenze, yakoze indirimbo n'uwo bita Harmonize, indirimbo yitwa Zanzibar. Tujyane muri Zanzibar, Zanzibar, yes, it's a fresh rero. Byari ibintu bya danger. Uyu Bruce Melody nayo ni indirimbo yabaye hit in all countries, even in East Africa kabisa. Yari hit bya hatari, yari hit so fresh, kuyibyina byari bya danger. Umva ko indirimbo ikoze neza kuko yari yinjiwemo n'umusani element kabisa, umva ko byari bya fresh. Yakoze amahit menshi rero uyu Bruce Melody muramuzi, akora indirimbo Cerebral n'izindi zitandukanye, Loving Her and other songs kabisa, which was a hit until now. I think it is hitting in Rwanda and other countries, especially in restaurant and in hotels. I think naturally cyarangira batayikinnye. Yes, reka rero mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Amukodi NGD Rumuri yemeje kubagezaho amakuru agiye atandukanye havugwa hirya no hino mu Rwanda, even manzi igihugu cy'u Rwanda. Naho ndahagera avuga ati mana bimeze gutya, bimeze gutya, biri kugera gutya. Sakudure indirimbo zabaye hit. Nagarutse mbabwira ngo mugende kuri YouTube muri indirimbo ya Syntax bayita indirimbo imeze neza cyane, bayita Pyramid by bamwita Kevin Kade, ari kumwe n'uwo bita Kivumi ndetse na Dramatic from Buja. Indirimbo imeze neza cyane, ifite amashusho meza, nubwo irimo ivuga ibishegu ndakeka, ariko ni indirimbo ifite amashusho meza, ifite music iryoshye mu kuntu bya danger ka beat so fresh, all video so fresh, audio so fresh. Birumvikana rero ugomba kujya kuyireba. Undi muri ufite indirimbo hanze bamwita nde, bamukira muri Urban Boys nawe yaje indirimbo ivuga ku mateka, ivuga uburyo papa wiwe yapfuyemo, avuga ko byamubabaje kandi ngo ari umuntu mwiza usabana bya tale. Bamwita ni Nizo. Yes, Tsakuru ndamwibutse ewana kabisa, nawe dutayemo indirimbo nshya iri hanze, ndakeka ni Alright by Yago Production, bamwita Karigombe. Nawe indirimbo yitwa Wasara kabisa, utekereje ku tuntu tugenda ubona hano muri iyi si. Wasara so fine rero, so fresh. Ugume mumere neza, ibyo mbifuriza inzu zanyu muzazigereho, mukomeze gupushinga, mukore hard. I think all will be well. Nimukora cyane, nimuhatiriza, nimugigira, ntimurambirwe, ewana ibintu bizaba so fresh. Thank you for you for watching, for subscribing, for liking, for sharing. I think it's a big support, brother. Ndabashimiye cyane, uteka Imana ikomeze kubana namwe. So good. Cyakwa amasoda mu kuri 0788 33 24 36 nakagaruka. Asura vista.